Hello, 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 hello. Wow, twasubiye mu guteka. So hano namarine inyama, hanyuma nyuma yo gukora marination nzisubiza muri frigo amasaha agera kuri 2, hanyuma ndangije nzikuramo nyine ngiye kuziteka, nshyize amavuta makeya rwose, hanyuma ngiye kubanza kuzicisha mu mavuta n'inyama. Gikonze kuzicisha mu mavuta. Izi ni inyama z'inkoko, inyama z'inkoko nizo ngiye guteka mu kanya. So uyu munsi ngiye kubanza kuzicisha mu mavuta. Again ibisi bwa mbere mbikoze, nawe wabikora. Hanyuma ndagabanya umuriro, naboneka ku muriro mwinshi kugira ngo ntazibabura. No, ngomba guteka ku muriro mukeya uringaniye. Hanyuma rero teka gake gake witonze, hanyuma utegereze zishye, tegereza zishye, genda uhindura uruhande rwo hasi rujya hejuru, hasi hejuru, kugeza inyama zawe zihiye mu mavuta rwose kandi zirashya neza nta bintu byinshi. So komeza rero uteke gake gake witonze, nta stress. Guteka bisaba kwihangana, bisaba kubiha igihe, bisaba guteka udashonje. So mpamba konseya kujya muteka mudashonje, guteka nteke vuba vuba turiki. Biriya bintu bya vuba vuba ntabwo bivamo ibintu bizima. Niba wumva ushonje, reba akantu wabanza gufata, hanyuma uteke utuje, utekera abantu. Ibiryo birahenda, nta mpamvu zo guteka ibintu nabi. So twagiye rero hano ndi kugenda mpindura izi nyama, ariko ntabwo muramenya ko inyama kera, inyama z'inkoko zikiza, wasangaga abantu bazanga kuko bumvaga zibishye, twarafataga umenya hari igihe ntaramenye, ariko bwa mbere nanjye ndabyibuka. So hanyuma rero shyira mu mavuta neza mbaho. Hanyuma rero hanyuma tegura imboga zawe, fata igitunguru cy'ijana, inyanya za 200, seleri y'ijana cyangwa se ya senkani, puwalo ya senkani, hanyuma tungurusumu ya 200, ibintu byose, puwavuro y'ijana. Ubundi ushyire muri ikintu nk'iki cya blender cyoroshya ubuzima. Ubundi wabanje kubirunga neza n'amazi meza, hanyuma woroshya ubuzima. Nta bintu byo gukatakata uyu munsi tugiye kubisya, tugiye guteka ibintu biri simple. Nsigaye nshaka kujya mbereka ibintu ushobora gukora niyo waba uvuye mu mirimo yawe, ushobora gukora. Fata inyama zawe, nako inyama z'inkoko, rero teka gake gake ku muriro muke, ube hafi, wirinde gushiriza. Urabona ko inyama yahiye ihita yigaragaza, murabona ko tubyita gufata irange. So hano rero ibintu inyama ziba zitangiye guseka, babyita guseka mbaho. Rero ibintu byose ni buke buke, ugenda ubimenya buke buke, ariko ufite mu bushake ukunda igikoni. So nabasaba kujya kwiga gukunda igikoni kugira ngo tubashe kujya twikorera ibintu byacu tranquillement, dutuje, nta bintu by'induru n'akajagari n'akavuyo. Uvuga ngo wikumva ngo ndataneke ngo wumve byacitse. No, ushobora kubikora. Yes, ushobora kubikora wiriwe mu rugo, ushobora kubikora kuko ntabwo tuzahora tubona ababidukorera. Hari n'igihe byanga amafaranga ntakore. Yes, mwese murabizi ko hari igihe byanga ukabura uyahanga abigukorere. Biranga pe, ukabura uyahanga abigukorere. So iga rero kubikora. So hano rero bya birungo mu gihe tegereje ko za nyama zishya, turajya gusya bya birungo byacu. Turabisya mu buryo bwose twumva tubishaka. Ushatse wabisya cyane bikanoga, ushatse wabisya gahoro. Hanyuma za nyama zacu zimaze kuzikura mu mavuta, turafata isafuriya dushyira amavuta makeya, hanyuma dusukemo amavuta make rwose n'ikiyiko kimwe. Ubundi dusukemo bya birungo byacu tuvuye gusya, tugiye kubimenamo hano.
muri aya mavuta sukamo bya birungo wafashe, poivre, seleri, tungurusumu, ibyo ufite bana, igitunguru, ibyo wumva wateguye bisukemo, hanyuma usuka mu mavuta, hanyuma uvangavange. Murabona uyu musosi, rebera nawe uyu musosi rwose ubaye umusosi tutaranawuteka. So rero hano murabona ko ibintu biri simple. Blender ibigufashamo, hano shyiramo kamagi, ntabwo dutinda gushyiramo ibindi birungo kuko n'ubwabyo n'ubundi ntabwo birafata umwanya munini wo kujya kubitegereza ko bishya, kuko murabona byabaye umusosi. Shyiramo ka turmeric, ikirungo nkunda cyane, hanyuma ushyiremo n'agasoya sauce, se birasibyo na chicken masala, I think ko nayo igomba kujyamo ko dutetse inyama. Hanyuma murabona ko chicken masala, urabona ko umusosi wamaje kuba umusoso. Rero reka mbabwire, ni ukuvuga ngo it's very simple kuba mwateka ibintu nk'ibi ngibi isaha iyo ari yo yose. Ugomba kuba ready yo kuba wabyikorera, hamaze kuvuga ngo mu miryo mbonye ngo njye kuryama, hamaze kuvuga ngo uteke ibyo mubonye turyame. No. Niba wowe wenda ushobora kuba nta n'umukozi ufite, ntibizakubuze kurira icyo watekereje. uvuga ngo igihe n'uburyo bworoshye bwo kuba watekamo inkoko yawe, ihene yawe, inka yo. Byagusaba kuba ufite bicarbonate de sodium, imwe njya nkoresha kariya kabanga kanjye, niko kakorohereza mu gihe ari inka. Akuseka mbabazi, undi mwe muracyarya inka, inka zirahenze, inka irahenze pe. Yarama agasaso cyangwa se agasosi tomate cyangwa se akaredi goro cyangwa se umva amagambo y'amasosi tomate yabaye menshi uko ubyumva. So hanyuma vanga murebe na isosi koko. Isosi ushatse wanayifata gutyo ukayibika, ukayireka igahora, ubundi ukayibika muri firigo. Ushaka guteka yuzuye kino gisore mu buryo bwo koroshya ibintu, ndetse nzabereka uburyo nabwo ushobora kubikoramo, ukaba wabika isosi ukazajya uyitekesha, ukaba wayitekesha nk'icyumweru cyose bitagomba, ukajya ufataho nkeya ugateka. So byakunda rero. So komeza uvange gake gake, murabona ukuntu isosi isa neza. So nshyizemo ka soya sauce gake kuko nagakoresha n'ubundi kumarina gakeya n'ubundi kugira ngo ngabanye uyu mutuku, njye ntabwo ndi isosi itukura cyane. Hanyuma nshyizemo gake nk'agace k'akayiko, nkomeza mvange umusosi wanjye. Umusosi wanjye. So rero namwe bino bintu mwabishobora, mugiye mugerageza, ni ukuri ntimukajye muvuga ngo birakomeye, dukeneye ababikora, hari igihe kizageraho tukabura abakozi, nako nabibura. So njye mbafite ntabafite, ndamufite, dore ngo uyu muri kumureba arimo aramfasha bimwe ari mu bye, nanjye ndi mu byanjye. So ntabwo bivuga yuko mu gihe wamubuze ubuzima buhagarara, no, ugomba kumva yuko ubuzima burakomeza, n'ubundi ubuzima burakomeza, ahari adahari ubuzima burakomeza. Ahari kugira ngo agufashe, ntabwo ahari kugira ngo agukorere ibintu byose. Ntabwo uzigera ubona umuntu ugukorera ibintu byose, bizagukota sheke. Isosi imaze gushyiramo za nyama zawe wamajije guteka mu mavuta, murabona ko ibi bintu munakibibona gutya biraryoshye. Ziriya nyama ushatse wanazirya kuriya, ushatse washyiramo nkeya, ariko njye nategeka kuzishyiramo zose nta kibazo. Ushatse wanazigabanyaho, ugashaka kurya iyumutse ukarya iyumutse, ushaka kuzibika akazibika, ko zizamara n'iminsi ibiri rwose. Naho utaba ufite firigo, izi nyama wazibika byibura nko mu minsi ibiri zaba zikiri nzima, kuko ziba ziri conserve. Hano ugashyira mu kantu, hanyuma ugapfundikira ukabika, ukaba wazirya iminsi ibiri cyangwa ibiri itatu. Buriyaho umunsi wa gatatu ubwo simba nizeye ko, cyangwa se 2 cyangwa 3, ariko nyuma yaho zishobora kuba zangiritse. So mu gihe udafite firigo, so rero uzagerageze ibi bintu nacyo twarapfundikira rero, hanyuma utegereze akanya gato bibire, hanyuma ubundi nze mbere kukuntu umusosi wanjye cyangwa se isosi yanjye imeze. So hano nari ngiye gushyiramo tungurusumu, mu gihe rimaje kubira napfundiye gato yashyiramo tungurusumu, ko nabwo ko ntabwo nyikunda kitogotamo cyane, akanya gato cyose iyo nzi ko bigiye gushya. Wow,
dore rero ya musosi wanjye ukuntu bwahiye bimeze, dore byavuyemo. Wawu 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 wawu. Reba mumbwire namwe iyi sosi wayirisha ikintu icyo ari cyo cyose. Murabona ko amaso arimo araguha ko wakora umusosi umeze gutya. So ngere ntabwo nkunda isosi y'amazi, mwabonye ko nta mazi sa nk'uwasutsemo, ariko ari ushatse bashyiramo n'amata. Ushobora gukoresha amata y'inshyushyu byaryoha kurushaho pe. Uriye gushyira amazi ugashyiramo amata. Dore rero za nyama zanjye ngizi naruyeho, murabona ko inyama zirasa neza. Wawu, ni ukuvuga ngo hano natangiye kuvuga. So rero washyiraho ibirayi gutya ubishaka, bimwe byo mu kabari mujya guhiga mu kabari, umva ibipande bibiri hari naho baguca 1000, ahandi bakorohereza ni 800 ni 500. So kandi ubikoreye mu rugo wabirya ukabirya biriya bintu rero urabirya ugasigara wumva ubishaka. Yes, hanyuma warisha icyo ari cyo cyose. Songeye narishije makaroni n'ibirayi bitetse nk'ibyo mu kabari. Nuko byagenze, nta bindi. Nuko nabiriye nyine, nuko nabiteguye. Niyo rasiyo yanjye, niyo lunch or dinner yanjye. Setu ku ruhande bakishyiraho agacyayi, bagashyiraho akave ku bantu bayikunda, bakishyiraho igikoma ku babyeyi bonsa, washyiraho icyayi ku muntu nkanjye ugikunda, washyiraho amazi uko wumva ubishaka, ubundi ukirira wibereye mu rugo iwawe. So rero reka mbibutse gukora subscribe, please like and comment. So mujye murafite muyirangize, muzamuha mudufashije pe. Nta kuntu tuba tutagize ngo tubereke utuntu tuzima umuntu yakora. So hano rero bya birayi ushobora kugenda ukarya uri bibiri muri resitora, waza ukabisangira n'umuryango wawe mukabikorera mu rugo. Bigurira umugore wawe, ubundi umubwira kuri kire cano arebe ukuntu babigenza, azajya bigutekera wicare ubiryo bihagaho, kugira ngo ufate ibipande bibiri babigurisha 1000, abana bawe barimo bararya imvange. No, byaba ari ukwikunda.